Ibihe byiza kuri mwebwe muteze amatwi kuri mwe mudukurikira kuri channel Mr Skolere. Ibihe byiza kuri mwese mubana natwe umunsi kuwundi, mugakunda ibiganiro dukora, mugakunda ibyo tubagezaho umunsi kuwundi. Gusa kuri uyu munsi wa none muhawe ikaze aho tugiye kurebera hamwe ese ni kangahe cyangwa se ni inshuro zingahe umugabo agomba gukoreraho imibonano mpuzabitsina mu kwezi kugira ngo yirinde kanseri ya prostate. Ese ni kangahe ushobora gukoreraho sexy kugira ngo wirinde kanseri ya prostate? Ni inshuro zingahe mu gihe kingana n'ukwezi kugira ngo kanseri ya prostate itakwataka, dore ko igira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abantu. Aho ndavuga cyane cyane ku bagabo, ndavuga ku bagabo, dore ko kanseri ya prostate ikunda kwibasira cyane ndetse ugasanga ibagizeho ingaruka mbi. Ariho usanga n'abagore namwe mbabwira yuko nyine kanseri iyo yatatse abagabo, murumva ko imibonano mpuzabitsina ntacyo cyangwa se nta kintu iba ikimaze kuko ntiyakorwa. Ese koko umugabo adakoze sexy yarwara kanseri ya prostate? Koko gukora imibonano mpuzabitsina kenshi ibyo bifasha mu kuba wakwirinda kanseri ya prostate? Menya ko prostate idahari nta mibonano yabaho. Aho ndabwira abagore, prostate rero iba munsi y'agahago k'inkari ndetse hagati yaho niho hari umuyoboro w'inkari, aho zinyura ku ruhande rwaho hakaba umuyoboro wundi ucamo amasohoro, hanyuma uwo muyoboro ukaza guhura na wa wundi uzengurutse wa prostate cyangwa se uzengurutse hafi ya prostate. Uwo bikaza guhura ariho inkari ziza gusohokeramo. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko mu gihe umugabo arimo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se arimo akora sex, bimufasha gusohora uburozi buba muri prostate. Ibyo bisohokera ubwo ni mu masohoro, ndetse ibyo bivuze ko iyo abikoze kenshi bimurinda kugira ibyago byo kongera uburozi bwinshi bugaragara muri prostate. Akenshi nyine iyo umugabo ari gukora imibonano mpuzabitsina, bwa burozi bugenda busohoka bugasohokana na ya masohoro. Ibyo ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko gukora imibonano mpuzabitsina inshuro 21 ugasohora bingana n'ikigereranyo cya 20% byo kugufasha kwirinda kanseri ya prostate. Byumvikane ko mu gihe cy'ukwezi umugabo aba yemerewe kuba yakora imibonano mpuzabitsina inshuro 21 kugira ngo yirinde bwa burozi bukorwa, bwa burozi bukunze kuba buri muri prostate. Ndetse hari n'abagabo badasohoka, kenshi ugasanga bakoze imibonano mpuzabitsina ariko ntibasohoye. Ibyo nabyo aba ari ikibazo bugukwiye kujya kwa muganga ugasuzumwa kugira ngo barebe ikibazo ufite. Ikindi, iyo umuntu arimo gusora, arimo akora imibonano mpuzabitsina, bifasha umuntu kwirinda ama inflammation ya prostate, kubyimbirwa kwa prostate. Uko umuntu akura, ibyo nabyo bigenda bigaragaza yuko uko umuntu agenda akura hari imisemburo nka testosterone zigenda ziyongera. Iyo misemburo igenda ikorwa cyane, ndetse imwe muri iyo misemburo hari ifasha prostate gukora neza no kuba yarinda kwangirika kwa prostate. Ariko hakaba n'indi misemburo ishobora gutuma prostate itaba stable cyangwa se itaba stable ngo ibe yakora neza. Ibyo bigatuma uko umugabo akora imibonano mpuzabitsina kenshi imisemburo igira umumaro cyane kuri prostate, bigafasha mu kuba hari amaseri akorwa cyangwa se amaseri akora uburozi. Ibyo bigatuma iyo misemburo ishobora gutuma prostate ikora neza cyane, ndetse bikarinda ya maseri agenda akora uburozi muri prostate. Niba ushaka kwirinda prostate, tangira ukora imibonano mpuzabitsina, ariko si ukuyikora mu kavuyo, kuko gukora imibonano mpuzabitsina niho uzahitaho uhura na za ndwara, hari sida, mburugu, imitezi. Ibyo ni bimwe mu ndwara ushobora guhura nabyo. Niba muri video ushobora kugenda hari ugahita uvuga uti narebye video bavuze uti ni gukora imibonano mpuzabitsina. Oya, ntabwo ari ngombwa ngo uyikore mu kavuyo, kuko ugomba gukorana imibonano mpuzabitsina n'umufasha wawe, umugore wawe, cyangwa se hakabaho ubwirinzi, kuko nuramuka uyikoze kenshi uzahura na za ndwara. Izo ndwara zizakwica mbere yuko kanseri ya prostate kwica, mbere yuko inavumburwa ko wayirwaye. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kavuyo, uba ugomba kwirinda kubikora mu kavuyo, kuko ibyo ntacyo byagufasha, ahubwo byakwica vuba, byakurangiza vuba, ugasanga ubuze ubuzima hakiri kare. Gukora sexy kenshi bituma amaraso atembera neza cyane, ndetse bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse no mu myanya y'ibanga ku bagabo.
gukora imibonano mpuzabitsina kenshi ufite ubuzima bubi, ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kukwangiza. Ubuzima bubi mvuga ni imirire mibi, ushobora kutafata imirire intungamubiri cyangwa se indyo yuzuye, ushobora kuba unywa inzoga nyinshi, ushobora kuba ufata amatabi. Ibyo ni bimwe, cyangwa se utaruhuka bihagije. Niyo mpamvu rero ibyo nabyo kuba wakora imibonano mpuzabitsina ngo uri kwirinda kanseri ya prostate, cyangwa se uri kwirinda biriya bibi cyangwa se uburiya burozi bukorwa, ariko ugasanga ahubwo uri kwicira umubiri, kuko nawe ubwawe uwo mubiri ntaho uhagaze. Unywa inzoga nyinshi cyane, umubiri nturuhuka, ntusinzira, ufata indyo mbi, amasukari menshi, ibiki, amakoro menshi. Ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma nyine ntacyo bikumarira, cyangwa se ya mibonano mpuzabitsina ntacyo yagufasha. Ikindi nuko wamenya nuko umumaro wa prostate ni ugutuma hakorwa intungamubiri zisohokana n'amasohoro, ndetse amasohoro yawe za ntanga zikagenda zifite ubushobozi, cyangwa se zifite capacity ku buryo zishobora kuba zatera inda. Intanga zawe zikagira imbaraga, zikagira ubushobozi bwo kuba zasohoka neza cyane, dore yuko prostate ituma hakorwa amazi ndetse hagakorwa intungamubiri nyinshi zituma umubiri ugenda ugakora neza cyane. Prostate rero nyine nk'uko nabibabwiye, ni glande iri mu mubiri, cyangwa se ku mubiri w'abagabo niho ziboneka, iri hafi y'uruhago rw'inkari kandi izengurutse umuyoboro w'inkari n'amaso. Imirimo yayo ni uko prostate ishobora kugufasha, ni uko ituma hakorwa amazi yo mu masohoro, prostatic fluid. Ayo mazi afasha mu gutuma amasohoro agira amazi ahagije, kurinda no kugaburira intangangabo. Ikindi ni uko prostate ifasha intangangabo kugenda neza. Amazi ya prostate atuma amasohoro ataremera cyane, bityo intangangabo zikagenda neza zijya mu mura cyangwa se muri uterus. Ikindi cya gatatu, prostate irinda intangangabo. Aya mazi agira ubunyabuzima, cyangwa se ifasha nyine mu kurinda intangangabo mu kwangirika n'ubusharire bwo mu mura w'umugore, tuma intangangabo nyine isohoka imeze neza, ndetse ikayiha ububasha bwo kuba itakwangirika mu gihe yahuye na ariya maside aba mu gitsina cy'umugore. Prostate igira uruhare mu gusohora, cyangwa se ifasha mu gusunika amasohoro asohoka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Prostate ifasha mu kubyara no kurinda intangangabo, bityo ikagira uruhare runini mu kuboneza urubyaro rw'umugabo. Prostate rero ni nziza, dore yuko nyine iyo yangiritse ishobora gutuma nyine atera inda, ishobora gutuma mu gihe prostate yawe idakora neza, ni hahandi uba ushobora kuba ufite umugore ariko ukibaza impamvu mutabyara. Ni ukubera prostate zawe idakora neza, cyangwa se ituma datanga umumaro kuri za ntangangabo ngo bibe byatuma intangangabo zisohoka zifite ubushobozi bwo kuba yakora igikwiye. Ugasanga umugabo nyine uri kuburanya umugore we, umubwira uti ni wowe utabyara, ni wowe, ngewe barampimye bansanganye mfite amasohoro menshi, mfite intangangabo zimeze neza, meze neza. Ibyo nabyo utifite amasohoro, ariko ugasanga ya masohoro yibona ubwo asohoka, ariko intangangabo zisohokamo ntago zikora neza, kubera ko prostate yawe ntikora, kubera ko ntimeze neza cyane. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kuyibungabunga, tuba tugomba kubungabunga prostate kugira ngo umubiri wacu ugire ireme, twongere ubushobozi bwo kuba nyine twarema, kubera ko prostate ifasha mu kuba umugabo yarema. Uburyo bwo kwirinda prostate ni ukwipimisha prostate kenshi cyane gashoboka, dore ko kanseri ya prostate akenshi ikunze kwataka guhera ku myaka 50 kuzamuka. Akenshi nanone ubushakashatsi bwakoze bwagaragaje ko guhera ku myaka 45 muri iki gihe turimo mu y'imyaka, dore ko ibihe bigenda bihinduka, imyaka 45 ku bagabo kuzamura kuri 50 kuzamura ujya hejuru, baba bafite amahirwe menshi yo kwangirika cyangwa se kurwara kanseri ya prostate. Kujya kwa muganga hakiri kare iyo hagaragaye impinduka, ibyo ngibyo birafasha cyane. Kanseri ya prostate iyo ivumbuwe cyane ko hari ibibazo bigenda bigaragara, byo bishobora gutuma nyine uvugwa ugakira, ariko iyo utinze biba bindi ni hahandi nyine biba byarangiye. Inkari zisohoka bigoranye cyangwa zikagenda gahoro, ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko prostate yawe idakora neza. Cyagiye inkari zigenda zisohoka rwange, kujya mu bwiherero kenshi cyane,
cyane nijoro ugasanga uri gusohoka kenshi, ibyo bigaragaza ko prostate yawe nyine itari gukora. Amaraso mu nkari cyangwa mu masohoro, hahandi ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga mu masohoro yawe hasohotsemo amaraso, uba usanga ari ikibazo. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko kanseri ya prostate yatangiye kwataka. Kubabara mu mugongo hasi cyangwa ku magufa iyo yakwirakwiye, akenshi usanga nyine yageze no mu magufa. Iyo ni igihe uba waragiye utinda nyine kwipimisha, kandi iyo wipimisha hakiri kare iyi ni indwara ivurwa igakira, ni indwara ikurikiranwa n'abaganga, ibintu bikagenda neza ndetse ugasanga umubiri wawe ubaye mutaraga. Niyo mpamvu ugomba kwirinda hakiri kare. Twari turi kurebera hamwe inshuro nyine umugabo aba agomba gukoreraho imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ni kangahe umugabo yakora imibonano mpuzabitsina mu gihe kingana n'ukwezi kugira ngo arusheho kwirinda kanseri ya prostate. Yangayo nguko, ibyo nibyo twabashiye kubagezaho kuri uyu munsi wa none. Mwakoze cyane kubana natwe, njye ndakagaruka, ndabashimiye mwe mwahise mu kubana natwe. Niba wabanye natwe bwa mbere, wibuka gukora subscribe ndetse ukore like kuri iki kiganiro. Ushobora gusangiza iki kiganiro ku nshuti zawe binyuze muri share. Ndabashimiye, murakarama.